Yesu ashimwe cyane. Nabakiriye kuri iki cyumweru muri iki gitondo mu materaniro yacu y'uyu munsi. Imana ibahereze umugisha. Turashima Imana ko yabanye natwe igihe cyose gitambutse, ndetse no muri iki gihe, ndetse no mu gihe kizaza ikomeje kubana natwe. Yesu ashimwe cyane rero kuko mwese muri amahoro, ndizera ko mwese mumeze neza. Tugiye rero gutangira amateraniro yacu nk'uko bisanzwe dusenga, hanyuma kugira ngo amateraniro yacu agende neza. Mwifate neza, mumere neza, dusenge Imana, maze ubundi dukomeze n'amateraniro yacu. Imana ihereze umugisha. Uwiteka Mwami Yesu, Mana nziza, twongeye kuza imbere yawe igitondo nk'iki, tugushimira ineza yawe n'imbabazi zawe, tugushimira urukundo rwawe Kristo, ko wadukunze, waducungura. Mwami Yesu, turagushimiye ko kandi ukomeje kubana natwe no kutugirira neza muri byose. Mana nziza, turakwakira rero umunsi wa none, manukira kubana natwe, utugirire neza muri aya materaniro yacu. Ngwino ubane natwe, uyobore buri muntu wese, ubane na buri muntu wese, abana bose bakurikira amateraniro Mwuka Wera ndatsinze kugira ngo ubasangishe ubuntu bwawe, ubane nabo kandi ubagirire neza. Reka Uwiteka Mwami Yesu ntabe ari twe, ahubwo abe ari wowe muri twebwe. Urakoze, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahereze umugisha. Dutangiye amateraniro yacu n'indirimbo. Reka twumve indirimbo Yesu abahereze umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nanone twongeye kunezezwa n'uyu mwanya w'ijambo ryiza tugezemo. Nizere ko akaririmbo kabereye keza. Yesu arabakunda, Yesu akunda abana batoya, si byose? Yesu akunda abana batoya. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rero. Ndabasaba kugira ngo mutege amatwi, hatagira ukubagana cyangwa ngo arebe hirya cyangwa ngo akore ibiki. Tege amatwi twumve ijambo ry'Imana, kandi nizera neza ko riri buturyohere. Ninde wambwira se ibyo Tyakwini yatwigishije kuri Noheli? Yatwigishije iki? Tyakwini yatwigishije ku kuvuka kwa Yesu. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kureba uburyo marayika yabonekeye abungeri ababwira ko Yesu yavutse. Ngo aho abungeri bari bari, marayika yarababonekeye. Ahantu bari barimo kuvuga aho bari baragiye imikumbi yabo cyangwa se intama zabo. Yesu ashimwe cyane. Aho bari baragiye intama zabo, ngo hanyuma marayika arabonekera. Ibyo ngibyo turabisanga mu gitabo cya Luka ibice 2, umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 20.
ahantu abungeri bari baragiriye intama zabo, marayika yarababonekeye. Ngaraza marayika w'Uwiteka arababonekera, aza kubabwira yuko Yesu yabavukiye. Ese noneho yababwiye gute? Tugiye kureba ijambo ry'Imana twumve neza uburyo marayika yabonekeye abungeri ababwira ukuntu Yesu yavutse. Reka twakire umuntu adusomere. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'Umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki ni cyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, ibyo Umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta, basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye. Ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya ayatekereza. Maze abungeri basubirayo bahimbaza, bashima Imana kubw'ibyo bumvise byose no kubyo babonye nk'uko babibwiwe. Yesu akohereza umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nanone tubonye uburyo marayika yabonekeye abungeri ahantu bari baragiye intama zabo, ngo hanyuma aha marayika ahageze ngo ubwiza bw'Uwiteka burahagota ahantu bari, ngo hanyuma arangije ababwira ngo mwitinya. Bivuga ngo wenda bari batinye bavuga ngo isi ngibi ni iki bibaye. Nuko marayika arababwiye ngo mwitinya, ngo mbazaniye inkuru nziza. Inkuru nziza yarabazaniye ni iyihe? Ese mwambwira ari iyihe? Yaje kubabwira ko umukiza yabavukiye cyangwa yatuvukiye. Umukiza Yesu Kristo yatuvukiye. Arababwira ngo mbazaniye inkuru nziza, umukiza yatuvukiye, ngo kandi azaba Yesu Kristo umwami, azaba Kristo umwami. Ngo barangije bashima izina ry'Imana, baranezerwa cyane. Ngo marayika arangije arababwira ngo kandi ikintu kizabera ikimenyetso, ngo nuko muzagenda mukamusanga mu muvure aryamye yiyoroshe imyenda y'impinja. Haleluya. Ngo hanyuma barangije baranezerwa cyane, ngo hahita haza n'abandi bamarayika benshi ngo basingiza izina ry'Uwiteka, ngo baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, ngo no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Haleluya. Tunezerwe kandi twishime kubera yuko Yesu umukiza yatuvukiye. Ngo hanyuma abo bungeri barangije baravuga ngo reka tugende kuko tujye kureba ese ibyo marayika yatubwiye nibyo, ese ibyo batubwiye kuko ari byo. Ngo barangije baragenda ngo bajye i Betelehemu kuko basanga umwana w'uruhinja, ngo basanga Mariya na Yosefu bafite umwana w'uruhinja mu muvure yiyoroshe imyenda y'impinja. Ngo barangije bahimbaza izina ry'Imana cyane, ngo batekerereza ibyo marayika byose yababwiye, ababwira ngo uyu nguyu azaba umukiza wanyu, ngo uyu nguyu azaba umukiza w'isi, ngo kandi azaba n'umucunguzi. Ngo hanyuma ngo Mariya ibyo ngibyo arabyumva, ngabibika mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi wa none rero meseji iri muri iri jambo ry'Imana ni iyihe? Nuko twavukiwe n'umwami Yesu Kristo ukomeye cyane. Ashoboye ibintu byose, nta n'ikintu na kimwe gishobora kumunanira. Ikintu cyose wumva gikomeye, ikintu cyose wumva mbese nawe utashobora, Yesu Kristo aragishoboye. Haleluya. Yesu yatuvukiye rero kugira ngo natwe tubeho, kugira ngo natwe ducungurwe. Yaje kuducungura
yaje kutugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya abana, muranezerewe se? Niba unezerewe ko Yesu yamuvukiye, niba urakaye nawe nta n'uwarakara. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe rero ko Yesu yatuvukiye, Imana ibahereze umugisha. None se reka mbabaze ibibazo. Yesu yavukiye hehe? Yavukiye mu Rwanda? Indambira ahantu Yesu yavukiye i Betelehemu. Yararyamye hehe? Wamuryamishije hehe? Mu kiraro cy'inyana. Mu kiraro cy'inyana niho yarari, bamuryamisha mu muvure, bamworosa imyenda y'impinja. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. None se ninde wabwira, ninde wabonekeye abungeri kugira ngo ababwire ko Yesu yavutse, kugira ngo aze kubamenyesha ko Yesu yavutse uwo munsi? Ninde wabonekeye? Ni Dadi se? Ni mami? Oya, ni marayika w'Imana. Imana yatumye marayika wayo mu gihe bwire bari abantu ko Yesu yatuvukiye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndabashimiye rero, ijambo ry'Imana nahangaha rigarukiye, nahangaha turishoreje. Nizere ko mwese mukuyemo message yuko twavukiwe n'umukiza. Umukiza ni ukuvuga ngo ni umuntu ukiza ibintu byose, ni umuntu ushoboye ibintu byose. Yesu ashoboye ibintu byose, nta kimwe kijya kimunanira, kandi turishimye cyane, turanezerewe kubwa Yesu watuvukiye, kandi turacyaselebratinga umunsi wa Yesu yavukiyeho. Simugicelebratinga se? Kandi duhora tubicelebratinga iminsi yose. Ntabwo ari ukuvuga ngo tubicelebratinga kuri Noheli gusa, oya, ahubwo iminsi yose dukwiriye kuzajya duhora duselebratinga umunsi Yesu yavukiyeho, cyangwa se twishimira ko Yesu yatuvukiye. Kuko ibaze iyo Yesu ataza kuba hari, kuba yarabaye, twese twakabaye turiho, wese wakabaye uriho? Oya, ni ukuvuga ngo turiho kubwa Yesu, kubw'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni Yesu Kristo yatanze kugira ngo aducungure, natwe tube turiho dufite agakiza. Tugiye gukomeza n'akaririmbo. Imana ibahereze umugisha. Ndanezerewe cyane, mfite umugeni mwiza, ajyanagira neza, arankunda ndabizi, n'ijwi ryenda ryitaba, ajyanyabura neza, ntanyica ntankubita, kandi angenza buhoro, ajyanagira neza, niyo nagize inyota, ashora amazi meza, singitinya noneho, ni mu nama za Yesu, igihe nikigera, azanyura mu rugo, nzagira umunezero, nta bukene kwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nanone turanezerewe kubw'uyu munsi, turanezerewe kubw'indirimbo, turanezerewe kubw'ijambo ry'Imana. Imana ihereze umugisha. Rero amateraniro yacu nahangaha tuyasoreje. Mukomeze mugubwe neza kandi mwishime, munezerwe, mwishimire umwami wacu Yesu Kristo. Turashoje amateraniro yacu rero nk'uko bisanzwe, mureke nanone dusenge, si byo se? Nk'uko twatangiye dusenga, reka dusoze dusenga. Imana ibahereze umugisha. Uwiteka mwami Yesu, nanone twongeye kunezerwa bw'uyu munsi, twumva uburyo wavutse, watuvukiye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye cyane kubera yuko watuvukiye, turagushimye cyane kubera yuko waducunguye, turagushimye cyane Yesu Kristo kuko watubereye byose. Mwami Imana yacu, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, kandi ukomeze kuganza mu mitima yacu, ukomeze kuganza mu mitima y'abana bose aho bari, ukomeze kuganza mu mitima y'abantu bakuru bose aho bari. Mwami Imana, uganze mu mitima buri muntu wese. Uwiteka Mwami Imana yacu, komeza kutugira neza, ukomeze kuduhereza kukubaha ndetse no kukubahisha aho turi, aho tugenda, mu byo tuvuga ndetse no mu byo dukora. Izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru. Urakoze Mwami Yesu, kandi ko wabanye natwe ukaduhereza amateraniro meza, ndetse Mwami Yesu tukaba twumvise uduhaye n'ijambo ryiza ry'ukuntu watuvukiye.
urakoze Yesu, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahereze umugisha. Bye bye, have a good day.